afite imyaka myinshi 93 niyo katubaye tugashaka umugore dore imyaka yawe irakuze. Ndashimira mama wacu, uyu niwe wandeze ndetse arera na murumuna wa se uriya muhungu na wese. Imana iguhe umugisha. Ndashimira ba muyomba wa mama barababonye hari ibitare. Ndashimira umugabo bita Isaro maze biri inshuti yanjye cyane. Muze mukecuru arwaye ntabwo yari Isaro yabazaza agasoroma imboga akaziteka kamuhendahenda akamugaburira. Imana imuhe umugisha Isaro. Ndashimira abakazana banje iriya naragiye gushingura ngeze hano barambira ngo hano hari umuryango munini uzakore ikiriyo tukirangiza. Ndabashimira nabo cyane. Ndashimira mukecuru bita Maria Munyamatereka, yatuye muri Amerika, yahitaje Imana mu minsi yashize. Yagiye gupfa arapfa ngo muri basaza biwe ariko bavugana neza ni mushiki wa Samuel Mirambi na Rusindi. Aravuga ngo wahaye inka ni muzee. Imana imuhe. Abo ndashimiye ni benshi. Uwumvise ntamuvuze bose menye yuko nawe namushimiye. Rero twaragera ngaha abandi bakavuga urakoze cyane. Kwitumva mu magambo ndashimira abamanyana yacu kurara abana hari abo twabanye mu Rwanda. Ndabashimira kujya iyo mwashingiranye mwakuka. Ndabashimiye cyane. Sinzi nimba nashimiye abo kwa sogokuru kwa butaga barakoze abo bantu bari hanze n'abari hano muri Afurika kugeza n'uyu munsi. Nabo ndabashimiye cyane. Uwo mugabo witwa Isaro yarambwiye ngo namufashe neza kujya gufata umuntu neza. Jesu nari mbizi ntabwo nari kumvumvira. Aza ineza noneho ayigarura kwa mukecuru. Yarazaga akaja mu murimo kandi ni umuntu ukomeye cyane ariko afite iyo ni impano Imana yamuhaye. Uwo kwakuyikora yakagitaba akaza akadusanga mu gikoni akaza agatekera mukecuru akamugaburira kandi iminsi myinshi. Ni ukuri nawe ndamushimiye. Imana iraheze umugisha wese. Afite imyaka myinshi 93 niyo katubaye tugashaka umugore dore imyaka yawe irakuze. Ndashimira mama wacu, uyu niwe wandeze ndetse arera na murumuna wa se uriya muhungu na wese. Imana iguhe umugisha. Ndashimira ba muyomba wa mama barababonye hari ibitare. Ndashimira umugabo bita Isaro maze biri inshuti yanjye cyane. Muze mukecuru arwaye ntabwo yari Isaro yabazaza agasoroma imboga akaziteka kamuhendahenda akamugaburira. Imana imuhe umugisha Isaro. Ndashimira abakazana banje iriya naragiye gushingura ngeze hano barambira ngo hano hari umuryango munini uzakore ikiriyo tukirangiza. Ndabashimira nabo cyane. Ndashimira mukecuru bita Maria Munyamatereka, yatuye muri Amerika, yahitaje Imana mu minsi yashize. Yagiye gupfa arapfa ngo muri basaza biwe ariko bavugana neza ni mushiki wa Samuel Mirambi na Rusindi. Aravuga ngo wahaye inka ni muzee. Imana imuhe. Abo ndashimiye ni benshi.
uwumvise ntamuvuze bose menye yuko nawe namushimira. Rero twagera aho ngaho abana bakavuga urakoze cyane. Kwitumva mu magambo ndashimira abamanyana yacu kuko arabaye hari abo twabanye mu Rwanda ndabashimira kujya iyo mwashingiranye mwavuga ndabashimiye cyane. Sinzi nimba nashimiye abo kwa sogokuru barakoze abo bantu bari hanze n'abari hano muri Afurika kugeza n'uyu munsi nabo ndabashimiye cyane. Uwo mugabo witwa Kitaro yarambwiye ngo namufashe neza kujya gufata umuntu neza jewe nari mbizi ntaho nari kumvumvira aza ineza noneho ayigarura kwa mukecuru yarazaga akaja mu murimo kandi ni umuntu ukomeye cyane ariko iyo ni impano Imana yamuhaye wo kuyikora yakagitaba akaza akadusanga mu gikoni akaza agatekera mukecuru akamugaburira kandi iminsi myinshi. Ni ukuri nawe ndamushimiye Imana iraheze umugisha wese. Yashatswe nje kiri mutoya sinibuka ariko agiye kumubona kuri mirima aje gutinyuka ahetse mezaki ndurabonaga nipoka cyane n'inkari yarakowe inka z'ibitanga z'amahembe maremare yitwa zarukemuka nazibona inka zo kwa Mariya yarakowe ariko mumutunga neza mubana neza Imana imumugisha arabyara arororoka ibyo Imana yari yaramuhaye byose arabikora abumugwa neza kuko murimo mumuvuga ahanini twebwe ntitumuzi. Imyaka yabaye iwacu niyo mike cyane kandi yafashe ari mutoya kuko nzanumva ariko rero imyaka yabaye iwanyu nimwe mumuzi bw'abana b'Ukirisitu urumva abo iwacu yabatijwe muri umwaka wa 56 ntabwo twari tumuzi gusa igihe kimwe ntihageze inganji bakangose buriya muri murere abahose bari iwacu aho kujya mu asama ariya mu rugara ariko mu gihe cyose cyacyo babanye cyangwa mwabanye nta kintu na kimwe twigeze twumva cyane. Ari igihe nabonaga abakobwa bamwe abagore bahukana ko bakubiswe n'ibindi imanza zikaba kwa basi. Ibyo ntibyabaye byerekana yuko yari imfura kandi mwabanye neza akora neza kuko murimo mubivuga. Rero natwe turabihamya kandi turabashimiye uyu munsi mwiza mwakoze byabereye hariya mu Rwanda twahabaye ariko twari twafite inshuti n'imiryango barahabaye kandi bakoze ibikorwa nk'uko bivuze. Rero mukaba mwatekereje yuko uyu munsi wa none mwongera mugakora ibirori byanyu byo kumuherekeza cyangwa kumwibuka bwa nyuma natwe tukahaba. Turabashimiye bishwa bacu, turabashimiye inshuti n'abavandimwe naho tuvuze iby'abasama cyangwa abagunga n'abanyabyinshi twabirondora ngo tubyangize. Hari umunsi umwe naraye kumugete barambwira ngo ahangaha mvugiye kubara abakobwa abanyabyinshi bari hano niba ari musafiri aho zobwira ngo yabaze bazabara agasaka hari abakobwa 30 b'abanyabyinshi natwe abo mu basama mu bagunga bari wani abo nabo dukora. Rero uko Imana yabipanze iduha umugisha turakundana turavugana dukora neza. Imana ikomeze kubaho umugisha kandi Imana ibagire neza. Ibisabwa twarabitanze kuko mu byumvise kandi n'indoro twagize. Imana ibahe umugisha. Ijambo rya mbere dutanga mbere umuryango w'abagunga bose aho batuye. Ijambo rya kabiri muzehe ari umukwe wacu ariko njewe ubwanje ari muramu wanjye. Muzehe yashakanye na mushiki wacu Olida bazarana abana bamaze kuzarana abana. Muzehe mushiki wacu afite amahirwe yo kugumana na muzehe arapfa. Nuko amaze gupfa muzehe
kose yakomeje kuvuka mu rugo rwacu. Ntabwo yavuze ngo uzenze ko mushiki wacu bamusize muzakibaye umukwe. Akomeje kuba umukwe, arugendamo, ndetse yabanye na ba sebukwe cyane. Rero kandi sinamuzi, ari na mushiki wanjye yapfuye ndamuzi, twe twabaga mu Gisuru. Muzehe yari umuntu mwiza cyane. Mu by'ukuri abasaza baratubwiraga ngo niwe mukwe wa mbere muri ba muzehe bacu. None muzehe ntabwo twamuvugaho byinshi, yari umuntu mwiza kandi w'imfura w'inyangamugayo. Tumwifurije iruhuko ryiza. Icyo twabwira abishwa bacu, mukomere, nubwo nyoko yabasize naso akaba yarabasize, turi kumwe n'ubundi twakomeje kubana. Mu gihe nyoko yabasize tubana naso namwe, ariko ntituzabareka. Muzehe tumwifurije iruhuko ridashira. Dushimiye pasiteri watubwiriza Imana umugisha. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 ari ku cyumweru, baradutelefona yuko muzehe yarangije. Bukeye baho ku itariki 3 nanone baradutelefona yuko umukecuru nawe warangije mu Rwanda. Ku itariki 5 batubwira amakuru y'uko umukwe wa muzehe nawe yitabye Imana mu Rwanda. Urabona iminsi yabo yarengana. Dushimiye Imana yuko yaturongoye bose, twabashimira. Ndavuga amagambo nk'atatu kuri mukecuru n'andi 2 kuri muzehe nyuma shimira abantu. Kuko mwabyumvise uriya mugabo watanze umwirondoro, mukecuru yatwaye turabona 9. 2 sinigeze mbabona, batabarutse kera. Abandi 2 bo batabarutse muri ntambara zo muri 1996, ndetse umwe yari amaze gushaka isi n'umwana w'umukobwa. Rero twakuze turi 7 niko navuga. Ndashimira rero umukecuru ukuntu yatureze, ukuntu yatwitayeho, dufatanyije na muzehe, turiga, dukora n'ibindi. Imirimo yindi ya ruguru ntabwo murayizi. Iyo nagaza mbona rero cyane yaribonye ni imirimo yo gushokora no guhuga. Abahungu twese twarangana. Iyo abantu bageze mu myaka 20, 18, 22, abo bantu bazi gufungura kare. Rero yagaza ahura none igishambagara nyuma y'icumweru iminsi 3 kabakirarangira. Kandi ntabwo baba badufasha. Gusa haba bari umunamanaje 2 nibo bakaza bagaragaza ko gushobora no guhura, ariko rero byagaza bino. Isaho uyu ni ukurikira ngo yarahuye kandi yagaza bikabura amushinga. Ikindi mukecuru yari umukirisitu. Twabaga ibirimba babita mu Rumanika, itorero ryacu rikuru ryabaga mu Rupimo. Umunsi umwe haba umukutano mu Rupimo, ariko ico gihe n'imari yarateye inzara nyinshi. Ukweraga guhaha n'abakazana be bazana mu mwumbati bakawubika. Uwo munsi rero abashitsi bava mu bipimo baza bataha kurwara, barara iwacu. Muzehe ndetse bariya abantu ba 15 ugiye kuraza biragenda bite atari ibiryo. Baragenda bamanura imyumbati bakaza babika, barayihura, barabagaburira, bararara ngushe, bene mukecuru. Ikindi mushimiraho ubuhamya nahawe n'umuntu w'umugeni. Cya gihe abasirikari bagiye iwacu, abantu bakaza bashira ibiryo.
yarambwira n'ukuri arashimira mukecuru ukuntu yagaza atanga ifu ariho bamwe yagazagera tibatanga ifu y'Imana kandi batwite ariko umukecuru ntabwo yigeze yigana ifu. Ikindi wenda cya nyuma umukecuru yaraza amutera mu kwezi kwa karindwi urumuna wanjye yarantelefona arambwira ngo usezere mukecuru twari tuzi ko yagarwara indwara ya diyabete ubucendagenda nsanga nyine kararimba turasezerana gusa arambwira ngo ababajwe n'ikintu kimwe ngo akazana banje mfite nka batanu azi babiri mu buzukuru icyo n'ibisago azi babiri icyo kintu karamubaye cyane ndamubaza rero kuko bavuga ngo uzi amateka navutse keke navutse ryari arambwira ngo navutse ku itariki 5 hari kuwa gatatu umwaka w'1960 subiye muri kalendari muri telefone usanga muzi ukuri kujya yavuze nicyo. Ndamushimiye rero Imana imuhe iruhuko ryiza. Muzehe yapfushije umugore wa mbere Muhinga, apfusha uwa kabiri Muhinga, yari inshuti yawe yari yabwizishije yari azi gusenga, yari azi kwegereza abantu mu rusengero. Imana nawe imuhe iruhuko. Akashimira abantu tugira umuco mwiza. Iyo bavuze ngo ntarakatuki abamuzi bazabatabara n'abatamuzi bazabatabara. Narabibonye twasuwe n'abantu bategera abamuzi n'abatamuzi uyu muco tuzawugumane n'inyigo. Ndashimira abahungu bahano ikitengera bambaye hafi. Nagiye ku kabiri bashakira tike iranjana igeza imbaraga. Nanone ngarutse abahungu bose muri rusange baje kundeba bazanira indoro nziza. Ndashimiye Imana ibahe umugisha. Ndashimira abatumbira mwana tumbira aja gupfa yahamagaye umuhungu wari usigaye mukuru Rupiya aramubwira ngo ndapfuye Rupiya nzumve ko hari umuntu wabura umwana wa nyana akabura n'inumva hari umwana wabura nzohereza umudayimoni wanjye aze. Mu by'ukuri ntabwo ari ukwirata ariko abatumbira bazabashyira hamwe kandi baradufasha. Muri ibi bintu byombi baradutabaye batanze amafaranga adasanzwe. Ndashimira abapasiteri bakomera abakirisitu bakomera batubaye hafi baradusuye n'ibi byinshi byakozwe uyu munsi hano nibo bari. Imana ikabe umugisha. Ndashimira abantu b'iwacu mu karere. Hari abantu benshi bo kuvumbetse bari hano batabaye. Hari abantu bo kwiranga, hari abantu bo kukiboge, hari abantu bo mu Kanyaga bari pasiteri, hari abantu bo mu Kagogo bari kumwe na pasiteri hano, hari abantu bo ku Kinyoni nababonye, hari abantu bo mu Gahuna nababonye. Mwese mwaje kudutabara bo mu karere. Wenda nyaba hari n'abandi nibagiwe. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira abadatabukwe batubaye hafi. Ndashimira abamuyomba baradusuye baduheza baheza muzehe indoro nziza yiwe usaba basiganye mu rugo nabo bampaye uwo mwanya nyine ngo nuko ngenda. Noneho mukecuru ambonye arishima. Twaraganiriye ibintu byinshi n'umuryango nyine warishimye kuko nije kubatabara kuko ntabwo bashoboraga muzamusura abantu bakiriho mubasure mu barwaza.
icyo ni ikintu nahaye agaciro cyane. Ndashimira mukecuru yari umunyabwenge bwinshi kandi yari azi amateka. Iyo aje nko kwiga yobaye inyuma ya Salomo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntawe utagira ubwenge nk'ubwa Salomo, ariko nawe yoca inyuma ye. Rero naribagirwaga, niwe wambwiraga ibyo nibagiwe rwose ntubashije. Ni ukuri tuzibuka umubyeyi wacu kuri byinshi, niyo mpamvu kubera ineza yangiriye n'umushinga wararwaye mbura amahoro njya kumusura kuko twabanye neza. Imana ishimwe yarangije twicaranye twembi. Rero iwe yari aryamye nanje nicaye, nari ntarabona aho umuntu ashira mu mwuka, ariko mukecuru arangiza turi kumwe twembi. Nagiye kubwira muzehe muri salo, nawe nawe wari uriho muze urebe mukecuru. Imana ishimwe kuko nageze kuri iyo ntambwe. Ndashimira muramu wanje n'umugore wiwe babaye intangarugero. Ni ukuri bafashe mukecuru neza kugeza arangije. Muzamureka dufashe ababyeyi neza, batureze neza nabo, badusigiye muzehe. Ni ukuri muzehe tuzamufata neza ibishoboka byose. Reza nifuza ngo nzabane na mukecuru nako na muzehe. Mukecuru adusigiye muzehe, ariko nawe ndifuza kuzamurera neza, nawe kamushingura iminsi yiwe nyine asigaje sinyizi, Imana niyo yizi. Nuko ni ukuri twavuga byinshi ku babyeyi bacu, ariko reka ndeke nabo n'abandi bavuga. Nshimiye Imana cyane kuko umwana wa mama atabaye umupfakazi. Abantu b'abapfakazi baragoye, naje umupfakazi ahantu uri umupfakazi, ariko narabibonye ngo mbitekereze mbona ni ibintu bikomeye. Ariko ejo bundi jewe sibavuga ngo ndarira ngo yariye, ahubwo Imana yaramucuye kandi yamucuye mu mwanya wiwe mwiza, kubera kuko umuntu wabibona wakoreye urugo rwiwe agakora inshingano zose akongera akaba agiye, Imana ikamucura amahoro. Aha yarera abana biwe, nta murimo n'umwe yasize atakoze, imirimo yose yarayikoze. Imana imuheza uburuhukiro bwiza n'umuzuko mwiza. Na Sadoki nuko barabanye nyine nabo batondetse kuzara. Sadoki yatondetse ko nasiyanse umugore we atarazara, bagaza bagenda bakansibira abana bose, bakagenda abana babo ukabarera, namara kubarera bakagenda iyo bagiye kugeza ubwo jewe n'abasizi iyo bana basizi ndabanza ndamwa ngo sinja kwa kubatizo utari iwacu ngo bazangaru bonyine barambwira ati se jewe kuki mutazuja kwa kubatizo, ndabona ntari iwacu, ese iwanyu wogira gute? Naye ndabona simbizi cyane amagambo menshi kandi ntibazaga babamo, bakundaga kuba mu muhanda, bakundaga ko kubaka habo, ariko barambwira ati genda turaguhanguye, ningenda kwigubatizo ntibuzongaruka. Ati ngoya nagenda nakubatizo, ndakubatiza ibuwembe. Icyo gihe Mariyamu winjiriye akagutana mu rutabura mu kibira ngo tuveyo turahunga. Nahuze mbese Eliyazari agaza ahangaha, namukuye mu migarati mwisa ku gataka. Nshimiye Imana yaturize igitunyuka, twaraye ahantu hamwe. Ndahibagiwe twari tugiye kwinjira ikibira Gihongo, abana bose barikanga twese Imana. Uwo munsi Imana yakoze ibitangaza. Inzu rwiwe wese afite Mizake, naje mfite umwana mfite Eliyazari. Ndavuga iyo hamwe nabi haje kuba ibintu, n'ubuza nicara nkavuga ngo Mana wandize wa munsi bane ndetse ntibakujanye iminyago ngo tuje kuba mu babyeyi aho bayobye gusenga. Ndavuga ngo Mana igitangaza wankoreye ni icyo cya mbere. Uwo munsi bavuga kuko ntaro bagenda bahamagara abantu iyo bari bagiye, turongera turagaruka. Shima Imana yaturinze uwo munsi, izanicara sinzabibagirwa mu bugingo bwanjye. Shima Imana kuri izo zose
imana yakoze ni birebire imana ishimwe kandi imbere twaje twinjira abantu ndashimira mwebwe mwese mwaje kudufata mu mugongo mwahereye mukumva amakuru zabaye mwaraje kugeza n'uyu munsi imana ishimwe kandi ndabashimira ikindi reka nshimire ababyeyi taribagirwa baraye baje kumfasha abashyitsi baje nijoro ni ukuri kujya kugira abaturanyi beza ni byiza nyine muza mubana n'abantu bose amahoro wenda iyo mbana nabo nabi baba baranyihoreye ariko baraje bariko bataha hafi saa saba imana ishimwe kuko yabahaye umutima mwiza ndashimira Gakumi Mukabirozi yaje nijoro ava kure cyane araza aza kudufasha nyine guteka nawe ndamushimiye n'umugore w'imfasha cyane ikindi ndashimira Covenant ukuri n'ikanisa ryiza ryatubaye hafi twabonye abapasiteri twabonye Charity Chamani abamama abapapa muri rusange abantu bose barasuye kandi badukoreye byinshi ndabashimiye imana ibasubize ndashimira abagunga mu by'ukuri abagunga baratangaje baje kudusura bazana ibintu byinshi ntaberesha jewe cyambereye igitangaje kandi nari nzi ko ari abantu bakeya ariko ibintu bazanye byambereye igitangaje kandi mutumve kuko muri ntangarugero muri abantu beza imana ibahumurisha ashimira abatumbira bagishumva amakuru yabaye bahagaze mu kibazo neza bamwe baje hano Uganda abandi bari kumwe imana nabo bahetse umugisha bahagazemo neza ndashimira abatumbira nyine muri rusange bose bagize neza pasiteri ise bakumeko ndagushimira cyane n'umudamu we ni ukuri bakoraga ku manywa na nijoro ndavuga iriya mu Rwanda twari turi imana ibahetse umugisha ndashimira n'abadamu babo bose bakoze byinshi ndashimira abasatana banje baguye umusha mwagize neza n'abake babanje imana ibahumugisha ndashimira ab'iwacu twabanye nabo mu Rwanda baradufashije ni ukuri basaza banje ndashimira abari hano basaza banje basengeneza banje barumuna banje baramfasha cyane mu mugongo ndashimira abayobo bahagarariwe na Rivera nawe muramubona yaje imana namwe ibahetse umugisha ndashimira abavandimwe banje bari hanze bakoreye ibintu tutasibagiwe imana ibahetse umugisha ndashimira abanyabyinshi ba Muyobo twabagiriyeho umugisha mama yari umunyabyinshi baba n'umwisho wabo bamaruko babiri bakambutse bari abanyabyinshi batatabukwe n'abishwa babo murumva kuko turi inusu yanyu kandi twabagiriyeho umugisha kandi tukuri mwabyaye intwara abantu bakomeye abo bose babakomokaho twabonye imirimo yabo ikomeye badutoje umuco mwiza imana ibahumurisha ndashimira murumuna wa mukecuru w'i Nyanza twarabanye yavaga mu nzira yazaga kureba mukuru wiwe akavaho none haraje abasezerano agasakagaruka nshimiye na mukecuru nubwo atabonye uko agenda ariko nshimiye abateguye uku kwibuka kandi mukecuru nawe akabonera ku mwanya imana ibaha umugisha noneho nije mukazana wabo ni ukuri nageze muri uru rugo nsanga bafite umuco bamarukwe bombi barahuje ba databukwe bombi barahuje naje twamara dufata umuco wabo muzamugira umuco mwiza abana babigiramo twama dukurikiza umuco wabo bake babanje baraza twese twama tuba umuntu umwe
ni ukuri twagiraga amahoro bene yo gukora ntawavuga gutya kugeza n'ubu ngubu turashaje twaje tukiri batoya baraturera umuririmbyi yararirimbye ariko ngo yaduhaye n'ababyeyi badukunda baturera neza kuko ni ukuri ababyeyi batureze neza cyane babatangarukiye ndibuka muzehe niwe warwaye mbere ngo arware ngira umutwaro munini cyane wo kuzaja kumureba Imana ingirira neza inshira inzira ndagenda gusura muzehe yari inshuti yanjye cyane barabizi ambonye arishima arambwira ngo mwana wanjye ngo amarira y'umugabo ngo azasenga aja mu nda muzehe twarasezeranye twabanye neza yari umuzehe mwiza w'utishimye yakundaga kuririmba kuko babivuze iyo mpano yarayigira yavugaga n'ijambo ry'Imana ntabwo twabanye muri kanisa ariko nabonye utodiyo twiwe twa nyuma yari karirimba ari mu mwuka akavuga ijambo ry'Imana ari mu mwuka cyane Imana imweze idashira tuzamwibukira kuri byinshi kandi nshimiye Imana kuko twasezeranye na muzehe yari inshuti yanjye cyane yarankundaga yanyitaga mama gusa barabizi hari ababizi ko yanyitaga maze kumva umukecuru nawe ko yarwaye kanseri nabwiye umutware wanje natwe gusa nje gusura inshuti yanjye kuko umukecuru kuko kanseri yabivuze twabanye neza n'umukecuru barabizi ni ukuri tujya gusura umukecuru Imana imurasimbisha ahise ambwira ngo nibwira nshimira abagana hanze agira iminsi nk'ingahe bambwira ko abantu nabo babiri ndavuga ngo se none uko abantu bose bahayeho bakuza bakansura ibindi biti bingayeho bakambwira bene ibi umva ndababaye ariko twari kumwe n'Imana niyo izitanga umugure mu bantu bamaze guhura n'izo Imana irahari kuri ubwo ngubwo ndabashimiye mwaze mwese nshimiye bano bana biwe bongeye kugenda baratabara baja muri izo zose zari zabana jewe sinashoboraga kuko urugendo ruza rungora cyane iyo ngiye mu modoka zanumva yibutse ukundi narabyifuje ariko sinabibona ariko nashimiye aba bose aba bana b'Imana yabahaye bakongera bakagenda bakamugwaza bagatabara bakabana aho tutabaye bo barahabaye Imana ishimwe ahandi nshimiye Imana jewe uyu mukuru wanjye ugiye nabaye wiwe nagiyeyo n'umwana mutoya umugabo uhagaze hano baza bamundekesha akakubita hasi bikananira ariko ndamurera aratuka inarongera arabyara nk'umwana n'umwana w'umushiki arasubira twarinda ya Eleyazari ndamurera aratuka arasubira twarinda y'uwundi mutoya abo bitaro n'abarasira aratuye bwakiri mutoya aho hose twarabanye nawe nahavuye afite inda ya Sharon urumva iwacu simpazi abangaba narabareze nabo barambere umwanya nabayeyo nta kintu na kimwe nigeze mbona cyandindutse kandi nta kintu na kimwe nigeze mbona nasaga namabona ni kuko nari nahabaye cyane zarimo nibagirwa batangira ngo aho ngaho ni iwacu bamfashe neza mu buryo nta kintu na kimwe nabuze sinamenya uko nobivuga Elisha yakundaga iyo aba nk'umuntu w'ubunye aba ari umuvuzi w'ikidari ariko icyo gihe yari azi kuvuza inanga akaba yicara akavuza inanga akaririmba yazaga aririmba indirimbo cyane n'izindi yazaga aririmba ariko indirimbo nari narafashe yazaga akunda kuririmba yazaga avuga ngo twe n'abera bose tuzacuranga inanga turirimbira umwami Yesu iyo ndirimbo akayiririmba
tukamaze dutora n'umugore aha yaririmbiye indirimbo akatwigisha gusenga akagira gute ibintu byose akabikora muri ibyo zose ariko murumuna wiwe akaba ari kumurusha kugenda kutubuyumvira iwe akaguma aho ngaho akaguma akagira kuko isuku bwo mu nzu no kuguma nyine kutwigisha ibyo bintu byose narabibonye barabikoze kandi cyongeye abakobwa baratera baza kurambirwa no gukenyera ukiri mutoya niwe nagiye gukenyera uduhudu tumwe baza kabisa ngo ni kera amaze kuza gukenyera baratungurira ngo guca iminsi imaze kuba miremire ntazi izindi mbuto z'amajyambere araziyungurira yanguriye ingezi zibiri zabo azikenyera ukabona nta kintu na kimwe guze yakantu kose kaje kambere yakangezaga kuko ari umubyeyi kibabaza ibyo bintu byose narabibonye yarabikoze yankoreye byinshi yankoreye byiza nta kintu na kimwe nifujije kandi bari bari kumwe na Sadoki muramu wiwe na nyina yarangije ari muzi baramugwanije arasaza nawe nyine arahanishwa ari muzi kuri ibyo bintu byose narabonanye naho n'ikikiriko mbegine niho bari nahasanze icyo gihe abantu bari barahangutse cyane barahanguka bakagenda bakarara babyina ngo buke imana ibagirira neza baremera babona imana baremera cyane nabo ubona ko bemeye bavuye inyuma ntibagiraga n'amahirwe abantu bageragaho iyo yakoraga ngo baremeye yazaga yemera nyine ukabona arakurikiye kandi asenze imana imana ikomeze ibahe mwese n'ababaye hafi ababyeyi mu burwayi bwabo imana ibagirire neza ababyeyi bacu dufurije iruhuko ryiza murakoze madamu cyubahiro ndazanye nasoma urupapuro twampaye ko rumeze niba wumva nsoma igitari cyo ariko wowe kumva uzi umwegera madamu cyubahiro nasoza mukuru wa mukecuru abari hafi. Yesu ashimwe amen bashima imana ko abasha kugera hano twese amahoro imana ishimwe njyewe ntabwo ari buvuge cyane kuri sokuru na kaka kubera ko ntabwo twabanye cyane ariko ndavuga iminsi mikeya n'ababonye sokuru twabanye nk'icyumweru kimwe kubera ko yari yaraje kuyobora bamuzehe nibwo namubonye sokuru yarangwaga n'ibyishimo byinshi kandi yagiraga ubuntu bwinshi ikindi yari umukristo cyane yakundaga kuririmba yakundaga gusoma ijambo ry'imana ni byinshi ariko ntabwo byose babivuga ibyo ni byo muri make byamurangaye ndashimira abantu cyane kurusha uko navuga ubuhamya kuko ibyinshi abantu babivuze ndashimira abantu bose badutabaye bavuye hano kujya mu Bugande gushingura ntabwo byari byoroshye yitabye imana ku cyumweru twenda kuwa mbere basabaga ubushobozi by'umwihariko ndashimira famiye yacu y'abaganga babanye natwe imana ibahumugisha ndashimira famiye yacu y'abatumbira imana ibahumugisha by'umwihariko abantu tubana umoja bambaye hafi baramu banjye imana ibahumugisha ba mama wacu imana ibahumugisha ndashimira abantu baduherekeje tugenda tugera iriya imana ibahumugisha ikindi ndashimira abantu batabashije kuhagera ariko baduha amafaranga tubasha kugerayo nta kibazo tugize hari n'abatarabashije kuduherekeza muri ubwo buryo abaturanyi bacu b'umoja ariko baje kudutabara hano nababonye ndishima imana ibahumugisha rero kaka namubonye mu kwezi kwa 10 ejo bundi namaze ukwezi hano ahita yitaba imana iwe twaraganiriye cyane sokuru ntabwo nabashije kugira amahirwe yo kuganira nawe ariko kaka twaraganiriye cyane yari afite ni nkaho yari yariteguye ko twavuganye nkazamubwira ndetse kurumva umeze gute akambwira ngo bamutoye n'indwara zigeze muri 5 ngo ariko ari kumwe imiti yanywa imwe ikazura iyindi
ariko wumvaga asa n'umuntu witeguye. Ndashima Imana rero ko atigeze arwara cyane ngo agere kure. Imana ishimwe ko yamuruhuye ataragera kure. Imana ishimwe. Ikindi nshimira, ndashimira muzehe databukwe n'umukecuru mu bukwe aho bari. Imana ibahe umugisha. Barwaje sokuru cyane, bamubaye hafi mu buryo bwose bushoboka. Sokuru nta kintu yigeze abura. Sokuru yari ameze nk'umutesi kuri bo, yari inshuti y'amabukwe cyane. Ikintu cyose yageze akibura agahamagara amabukwe. Amabukwe nawe nta kintu yigeze amwima agifite. Imana ibahe umugisha. Ndashimira abuzukuru biwe, umugabo wanjye n'imfura, kuva ku mugabo wanjye kugera kuri Dani, ni nkaho ariwe uzi ubwenge. Bose batanze amafaranga kugira ngo sokuru abeho neza, aba mu buzima bwiza cyane, bamubesha, bamuha ibyishimo nk'umubyeyi. Imana ibahe umugisha. Ndenze kuri ibyo nabagiye kurondogora aba babyeyi bacu. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Haleluya. Cyane. Iyo nagiraga amahirwe yo kumuvugisha twamufatishije, yatugiraga tugira urukundo cyane no gusurana. Twagira ibungo ry'iwe sogokuru, kubera ko igihe cyose namuvugishaga namubwiraga sogokuru nsengera, agasenga. Sogokuru ndirimbira, akaririmba. Nzabikumbura cyane. Mwifurije uruhuko rwiza. Hanyuma ndavuga no kuri Kaka. Birangora cyane kumuvuga cyane, kubera ko Kaka igihe twari tumaranye yambereye umubyeyi. Murambabarira, ntabwo nari ko bigenda gutya. Kaka dutoje urukundo, nzamukumbura cyane. Kaka ni umukristo. Imana imuhe uruhuko rwiza. Hanyuma ndashimira abantu, ndashimira abantu bose mwatutabaye kuva byaba byose. Twagiraga ibibazo, mwaradutabaye, umwe yaradutabaye, umuhana waradutabaye. Mwagize neza, yasaba umugisha. Ndashimira mama yagiye kurwaza Kaka. Imana iguhe umugisha cyane. Warahabaye. Nihanganishije famiye yose muri rusange, nihanganishije sogokuru. Sogokuru akomeze yihangane. Mama, twaragukundaga cyane, watweze neza, udutoza gukunda Imana no gukunda no kugendera mu muco n'ukuri. Uzahora mu mitima yacu iteka ryose, ruhukira mu mahoro. Ubutumwa bw'abuzukuru n'abuzukuruza. Kaka wacu we, waradukundaga kandi natwe
waradukundaga cyane, udusigiye irungu rikomeye mu mitima yacu. Tuzahora tukwibuka urukundo rwawe wadutoje, tuzaruzirikana iteka. Amen. Twifurije iruhuko ry'abera. Reka tubasabe nanone tuhaguruke. Umwirondoro wa nyakwigendera umubyeyi wacu watukuwemo yitwa Nyirantegesha Adia. Yavutse ku itariki 1 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1939. Avukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahitwa mu Rusuku, aho n'ubundi muri Kongo. Yitabye Imana ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2025. Akaba yari afite imyaka 86. Murumva ko bari barushanwa umwaka umwe na Pasteur. Ababyeyi be n'uwo bashakanye, se yitwaga Ntarambirwa Gafunga, nyina yitwaga Nyirakirusu Tereziya. Adia Nyirantegesha yashakanye na Ntumbira Maringi Elisha, bakaba barashakanye mu mwaka w'1956. Babyarana abana 9 b'abahungu. Muri bo abababanjirije n'abana 4. Ababiri muri bo bababanjirije bakiri bato cyane. Abandi 2 nanone nabo bababanjirije, nabo batabarutse ari bakuru. Muri abo 2 tuvuze, umwe yari amaze gushaka, akaba yarasize umwana umwe w'umuhungu. Abakomokaho abana ba Nyirantegesha, Ntumbira na Maringi Elisha, ababakomokaho bose ni abana 58. Abana 9, abuzukuru 26, abuzukuruza 23. Abamukomokaho bose nanone nabo tuvuze 58. Abariho muri bo n'abana 54. Ibyaburanze mu buzima bwe busanzwe. Nyirantegesha Adia mu buzima busanzwe yari umuhinzi mworozi kandi wabigize umwuga. Adia yaranzwe n'umutima w'urukundo n'ubugwaneza kuva akiri umugeni. Ibi bigaragazwa n'uburyo yitaye kuri nyirabukwe kugeza ashaje, ndetse yita no kuri murumuna we wasizwe na nyirabukwe. Adia yari umubyeyi w'ishyaka ukunda abana be cyane, bikagaragazwa n'uburyo yabareze. Adia kandi yari umubyeyi urangwa n'indangagaciro y'ubumuntu, kuko yakundaga abana be bose atarobanuye ku butoni. Adia yari umubyeyi urangwa n'isuku nyinshi mu buzima bwe bwa minsi yose. Imibereho yo mu buzima bwa Kristo. Nyirantegesha Adia yakiriye Yesu Kristo nk'umwami umukiza we mu mwaka w'1956 mu Rusuku, aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri uwo mwaka akaba ari nabwo yabatijwe mu mazi menshi. Ubuzima bwe bwa Kristo Adia bwaranzwe no gukunda gusenga, kuzinduka mu materaniro, gutanga icyacumi ndetse n'amaturo. Akaba yaragira ishaka ryo mu nzu y'Imana, nk'uko yakundaga gutanga ize kwita ku bashyitsi b'itorero. Icyo yazize, Nyirantegesha Adia yitabye Imana azize uburwayi yari amaranye igihe gito. Umuryango we ukomeza kumwitaho no gukurikirana ubuzima bwe, yivuriza mu bitaro bikuru za Kaminuza ya Butare. Nanone yakomeje kureba umuryango, nanone umuvuriza mu bitaro bikuru
zitwa Umwami Faisal aho ni Kigali. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025 nibwo yatukuwemo azize uburwayi yamaranye igihe. Nuko yatukuwemo turamushimira yaduhaye kuba turashima Imana yamuduhaye ikaba imwisubije. Turashimira kandi abaganga n'abandi bose bagize uruhare mu kubungabunga ubuzima bwe. Ubutumwa babamukomokaho barakomeje barabikora, babanye neza urukundo mu bihe byiza mu bihe zose, kandi aho bagiye bibuka bagiye baje kubasiga hariya aho bimukiye hariya itutari imbere, ariko nabo baje kuzahera. Ndatambutsa babwiye ko yari umupfakazi, yari umusore mwiza witonda kandi uzi kubana neza mu mwana, uzi kubana n'abavandimwe, uzi kubana mu muryango wacu. Yatubereye umusore mwiza, turamushima. Yari umukirisitu wuzuza ibya gikirisitu, ibyo yakoraga byose. Twabanye muri stepake ya mbere, turatandukana, undi araza kuvuga ahandi, ariko twabanye neza. N'ubu ashojeje imirimo yiwe ari hano muri ADPR, ariko ari umukirisitu mwiza ukiranuka kandi ukora imirimo myiza y'itorero n'iy'umuryango. Turamushima, Imana imuhereze iruhuko ridashira. Data wacu ari we n'umubyeyi wacu Pasiteri Sadoki, twabanye, babwire uko twabanye nawe mu magambo magufi. Sadoki tuva mu Gahuna, iwe yasigaye mu Gahuna, tuja kuba umugete, iwe asigara mu Gahuna. Abariho akorera imirimo yiwe y'itorero nk'umukirisitu kugeza abaye umudugudu. Yaje kuhava yimukira Igitumbi, ageze Igitumbi yabaye mwarimu, aba mwarimu igihe kirekire, barahava aja ku Ibereshi, abandi nabo baja Imirimba. Izo ntambara nanone zibaye, arongera ava ku Ibereshi araza dusangaho, none wahahura na mukuru w'iwe w'Imirimba, bamwe bubaka impande y'inzu ya data. Turabana, azari umusepake ari mwarimu w'ikanisa, turakora. Yaje ari mwarimu, nanjye aho none abereye mwarimu w'ikanisa, turakorana umurimo w'Imana. Sadoki yari umukristo usenga Imana cyane, twarasenganye, twararirimbanye, yari azi no kuvuga ubutumwa neza, yari umugabo wari ukijijwe wuzuye umwuka wera. Ibyo namubonyeho ndabihamya imbere y'iteraniro n'imbere y'Imana. Sinahamya ibyo ntazi, ariko ibyo namubonyeho n'ibyo ndimuhamya. Aba umukozi mwiza, turakorana mu santere ya Kabogo hariya muri sepake igihe kirekire. Je naje kubasiga aho ngaho ndimuka nja mu gihugu cy'u Rwanda, ariko asigara hamwe n'abandi bakora umurimo w'Imana. Igihe twamaranye yari umugabo wakiranukaga, yari umubyeyi wubahaga Imana, kandi n'ibizi twabanye aho ngaho twabanye neza pe. Atubera umuturanyi mwiza, atubera umubyeyi mwiza, aba umuvandimwe, yari umuvandimwe wa data, babana neza kugeza batandukanye. Ndashima Imana kuko agize iherezo ryiza, kuko umukecuru nawe agize iherezo ryiza, basezeranye mu Mwami Yesu. Rero Pasiteri Sadoki yari umuririmbyi nk'uko Pasiteri Natambuka yari umugo mwiza. Bararusha bakaza bafata muri kasete, bakabafata muri kasete kubera umuhogo mwiza yari nagana kuririmba neza. Ufata igitabo cy'indirimbo kandi yari umuririmbyi mwiza, yararimbaga nawe ukumva umuhogo, yarasengaga, twarasenganye, kandi yavuze ubutumwa bwiza. Sadoki, Imana imuhereze iruhuko. Bakaranga guhamya ba Pasiteri wacu. Mbere ntanze mbore umuryango w'abakunda bose aho bari. Ubundi kandi dusanze pole umuvandimwe Murate, twabanye
kuko umubyeyi nawe twavuze ngo ni Paul. Dufite ubuhamya bugufi cyane bitujana n'umwanya muremure, ariko turavuga Sadoki baranye igihe gitoya kuko nyine avuye hano muri Sedake, muzi yuko twasuye kuja mu itorero rya Sedake, dushitse niho bavuze umukozi pasiteri turi mu ikanisa rya Kabarimbaho, mwarimu wiwe yari Bobo, uwo niwe baranye cyane mu yindi mirimo y'itorero yose. Icyo mvugaho kuri Sadoki, uko bamuvuze niko yaraye. Ijambo rya mbere ryari kuri we nuko atekaga gahunda. Twaranye nawe mu manama y'itorero, yagezaga iwacu tukajebwe, natwe tukaja iwabo tugahuna. Jewe ibyo bihe byacu cyane, yari umuntu mwiza rwose, wari uzi kwakira abantu neza. Ubundi kandi icamurangaga sini n'ibyishimo, yagiraga ibyishimo bidasanzwe, yishimira abashize, yishimaga mu ijambo ry'Imana, yararirimbaga nk'uko bavuze. Yari umukozi w'Imana umeze neza, urakorana mu mwanya. Ubundi kandi yagiraga umwete, gahunda yayijaga kuko kuza ku manama. Sadoki yakuzarubaga kwamamaza. Kubw'izo rero yatangaga ibisabwe by'itorero. Twaranye nawe igihe twarimo twubaka itorero mu Kajebwe, yagiraga umwete kuko dukora dukoresha n'amaboko. Sadoki twamubona nyine kandi yari amaze kumurwanya adashoboye, ariko akagira umwete. Kubw'izo rero Sadoki turahanezeza kuko yatumiriye ubwami bw'Imana, kuko yarayikoreye kandi rwose yajyanye za byishimo, yarabijanye n'imirimo yiwe yarabijanye. Kubw'ibyo Sadoki yakoreye Imana neza, Imana twayikagabira. Umukecuru yabaye kabese, turabana twebwe turabarinzi, turabanyasengesho, dukora umurimo w'Imana muri ubwo buryo. Abo bantu yari muzehe atuje, uwakoraga imirimo ye atuje kandi umugwaneza. Ari ijambo ry'Imana nasomye riravuga ngo abapfa bumva nibo bazongera kumva umwami Yesu azaza. Ndashima Imana rero ko Imana yamuhamagaye akitaba umuremyi we, kugeza kuri uyu munsi akaba yaruhutse kandi akaba yarakoreye Imana ye neza. Imana mwakira ubaye ukwiriye uko udashira. Amen. Tubagezeho umwirondoro w'ababyeyi bacu. Naduhe umubyeyi wacu, umwirondoro wa nyakwigendera yitwaga Pasteur Serge Sadoki. Yavuzwe ku itariki 1 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1940. Ubwo yari afite imyaka 85.
ise yitwaga Kabutangwa Rutakazumbira, nyina yitwaga Nyiramukwengo. Yashakanye na Nyiramukwengo Olida mu mwaka w'1960. Babyaranye abana 9, abakobwa 6 n'abahungu 3. Muri aba bana abamubanjirije ni abakobwa 3. Umugore we wa mbere nawe yaramubanjirije, yongeye nanone gushakana n'undi mudamu witwa Nyandatwa Nyantebuka, babyaranye umwana umwe w'umuhungu. Uyu mugore nawe nanone yatabarutse mbere yiwe. Yaje gushakana kandi na Nyiramuco Nyambonwa Bea, babyarana umwana umwe nanone w'umuhungu. Yaje abana bamukomokaho, abana bose bamukomokaho ni abana 11, abahungu 5 n'abakobwa 6. Muri abo bana abamubanjirije ni abana 3, mbese ababo bakobwa. Abana bariho bose ni abana 8. Afite abuzukuru 49, abuzukuruza 48, akavivi kamwe. Ni ukuvuga ngo abantu bose bamukomokaho ni abana 109. Ibyamuranze ubuzima bwe bwa minsi yose. Yakoreye umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange. Yari umuhinzi mworozi kandi yabikoraga neza. Yatanze inka mu muryango ndetse no mu bandi batandukanye. Ntabwo yagandiraga umuryango hari igihe kuri kubona namwe murabizi ukuntu bari bafite ubwoba, ariko we ngo yabikoze neza agandukira umuryango. Nanone uyu mubyeyi wacu yaranzwe no gukunda abantu bose atarobanuye kudukora. Ubuzima bwe bwari Kristo. Yemeye Imana mu mwaka w'1960 i Rukombe, aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatirizwa kwa Kagembe mu mwaka w'1966 itorero rya Kadafi, ubwo hari mu mwaka w'1984. Yagiriwe icyizere ahabwa inshingano mu itorero rya CNC zo kuba umwarimu. Ndibaza ko iyi yari Methodiste niba ntibeshe. Yari umunyamasengesho, akaba umuririmbyi nk'uko babivuze, kandi n'umuririmbyi mwiza, ngo yarangwaga n'ibyishimo mu materaniro. Nanone mu nyuma yaje guhindura kominote, aza kuja mu bakomite, kominote y'abakomite. Nanone naho bamugiriye icyizere ahabwa inshingano zo kuba pasiteri. Icyo yazize